Kuri Rama TV show turabakiriye abari mu Rwanda bari mu mahanga kandi turabashimira kudukurikira ubudahwema. Imana ibahe umugisha. Turi kumwe n'umutumirwa mukunda cyane muri benshi, arabibwira batamuzi namwe muramumenya. Reka tumwakira abanza dusengere then atwibwire ku batamuzi. Karibu. Turagushimye mwami Imana, turaguhimbaje, tugushimiye urukundo rwawe neza yawe bitarondoreka. Turongera kugushimira umunsi mwiza waduhaye kugira ngo tunezererwemo. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Umwanya tugiye kwinjira mu kiganiro, turagusaba kugira ngo twinspire ibyo tuvuga bibashe kuimpactinga societe yacu turimo, bibashe kuimpactinga ndetse n'abandi bantu bari kure ariko babasha kutwumva. Urakoze, turaguhamagaye, turagutumiye kugira ngo uzubane natwe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Murakoze cyane. Njyewe nitwa Serugo Benjamin, abantu bakunda kunyita ngo ni Ben, ariko Ben ni akazina bahirinye ngeze hano i Kigali ejo bundi mvuye mu ntara baragahina ngira ngo Benjamin yarabagoraga kwivuga, ngira ngo niba ari rirerire ntabwo mbizi, ariko abantu bo muri Alarme nibo bagahinnye banyita Ben. Karanafata abantu benshi bazi ngo we Ben, bake banzi wenda bazi Ben. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore umwe nkuko ADPR twakuriyemo niko twebwe dukunda kwibwirana. Mfite umugore umwe, Imana yatugiriye neza, yaduhaye umugisha, iduha abana. Ubu dufite abana babiri. Hanyuma nkaba ndi n'umukristo. Ndi umukristo, nsengera mu itorero rya Foursquare Gospel Church Kimironko. Umushumba wanjye ni Bishop Fidel Masengo. Urumva ndimo ndibwirana neza nyine mu kinyedini nyine birumvikana. Hanyuma niho nkorera umurimo w'Imana, nkorera no muri Alarme, ngakorera no muri House of Worship. Iyo ni ministry yo mu rugo iwacu. Murakoze cyane. Murakoze cyane Ben, turongeye turakwakiriye. Murakoze cyane rwose, Imana ibahe umugisha. Ben ni muntu ki? Ubuhamya bwawe ku bantu bajya bibaza kuri background yawe, se Ben ibi nakora ni muntu ki? Ubuhamya bwawe mu ncamake, kuvutse, primaire wayigiye he, secondaire, ubuhamya mu magambo make kuri background. Murakoze cyane. Mbivuze mu buryo buvunaguye kugira ngo umuntu wenda utanzi abashe kumenya wenda mu buryo busa n'ubwagutseho gato. Njyewe amazina nyine navuze ko nitwa Serugo Benjamin. Mvuka mu muryango w'abana 8. Navukiye muri Kongo ahitwa mu Gatanga mu muhana wo ku Gihuha. Hanyuma ni naho nigiye amashuri yanjye abanza. Nigiye kuri primaire yo mu Rubibi. Ndangije primaire, ngiye mu wa mbere wa secondaire nawigiye ahantu hitwa mu Rubarati. Ndangiza uwa mbere nibwo navuye muri Kongo, hanyuma nzi Bujumbura. Bujumbura niho nigiye umwaka wa 2, wa 3, wa 4. Ndangije ndaza mu Rwanda niga wa 5 no wa 6 no kugeza uyu munsi niga na kaminuza no kugeza uyu munsi. Ubwo ni mu gice kijyanye wenda n'imyigire. Ku rundi ruhande wenda uwo ndiwe cyane birumvikana ndimo amashusho menshi. Icyambere nuko navuze ko ndi umupapa. Iyo ndi mu rugo iwanjye mba ndi umubyeyi wita ku bana, ukunda abana, ukunda umugore wanjye, ndamukunda umugore wanjye, ngakunda abana, nkabitaho uko numva nshobojwe, nkabasha gukora icyo numva cyose nshobora gukora kubw'umuryango. Urumva nyine ko ndi umubyeyi, ndi mu rugo ndi umubyeyi. Hanyuma nava mu rugo gatoya nerekera nko ku rusengero, naho nkaba ndi umukristo koko. Ndi umukristo ukijijwe, nakirijwe kera muri Kongo. Ndi umwana mutoya, niho natangiriye gukora umurimo
biza kugira igihe nyine maze no kuhava ntaguciye mu ijambo Ben, wakijwe bigenze gute? Ubuhamya bwo gukizwaho gake muri make. ya ngira ngo urabizi ko muri Kongo ikanisa ni ikintu gisa naho gifata umwanya munini cyane mu buzima bw'abantu. Navutse nsanga mu rugo bakijijwe. Sinigeze wenda mvuga ngo nabanje kujya mu buzima bundi butari ubwo gukizwa nyuma nza gukizwa. Ariko hari igihe kimwe twigeze kujya mu bubyutse, njya ntekereza ko ari bwo twakijijwe. Turi abana twicaye ahantu ku musozi, ngira ngo niba twari twahuye inyana, sinjya mbyibuka neza, ariko twari batatu, ndi kumwe n'undi musore w'iwacu ngo ni Muhoza, undi ninde twari kumwera, niba atari Patrick nkunda bose, sindimo kubyibuka neza. Twibaza icyo dukwiye gukora muri icyo gihe, twicaye ahantu ku musozi turimo tubyibaza. Umugenzi wacu aratubwira atari ko mwaretse tugakora ihuduma tugasenga. Ubwo twese duhaguruka aho ngaho turirukanka tujya kubwira umwarimu wacu wa Sunday School, turamubwira ngo twagize umutima wo kwinjira amasengesho, tumva dushaka Imana cyane. Guhera icyo gihe twese twinjira mu bubyutse n'abandi bana biwacu, twese tujya mu bubyutse, twakoze ihuduma iranasibira kubera ukuntu yari yaryoshye. Twinjira mu bubyutse dukongeza n'abandi bana bo mu muhana wo mu Rubibi. Ububyutse nyine buraba bwa bundi bukomeye cyane. Naho twahereye duhita twinjira neza mu bintu by'Imana kugeza n'uyu munsi. ku bantu batazi ihuduma, watubwira ihuduma ni iki? Murakoze cyane. Ku bantu batazi ihuduma, ihuduma ni ibihe byo gusenga, ni amasengesho. Kwa kundi umuntu avuga ngo reka mfate amasengesho y'iminsi 2 cyangwa y'iminsi 3 cyangwa y'icyumweru cyangwa y'igihe runaka, ni amasengesho. Niko mu mvugo yo muri Kongo nyine niko twabyitaka. Mbese mwapanze amasengesho, igihe mwayapanze kirarangira mwiyongeza yandi? Twarapanze amasengesho y'icyumweru, turayasenga, araryoha, bameza cyane. None ngo yarangize turavuga ngo twiyongeze, turongera ngira ngo twiyongeze ikindi cyumweru. Tuvuyemo duhita twinjira mu mirimo ya yindi myiza kabisa. Uzi ko twajyaga no mu mashamba gutoragura ino bazaba babyita ngo ni ugusenya. Gusenya se twe twabyitaga gutoragura tukajya gutoragura mu mashamba, twarangiza tukazana inkwi. Twamara kuzana inkwi tukagenda tuziha ababyeyi wenda batishoboye cyangwa se ababyeyi bakuze badafite nk'abana bato bashobora kujya kubatoragurira, tukagenda tugatoragura. Umuntu yajya kubona akabona abana nka 20 baraje, buri umwe wese n'ikiba cy'inkwi, tugakubita imbere y'inzu ye bakumirwa. Ababyeyi b'iwacu twabanaga icyo gihe barabyibuka cyane, ndabizi baramutse bakurikiye ino video. Umuntu yajya kubona akabona twagiye abana nka 20 tugiye ku ruzi kuvoma, tukamuzanira amajerekani y'amazi. Yajya kubona akabona amajerekani yageze mu rugo, mbese bikabatungura. Dukora icyo gihe twakoze imirimo myiza mu by'ukuri. Ububyutse nubwo twari abana bato, njye nanahamya ko n'ibyo twakoraga ni nkaho sinanavuga ko twari tuzi ibyo turimo neza, ariko kubera ko nyine twabikoze ari ibintu byiza dutewe n'ububyutse, mpamya ko n'ubundi nta muntu Imana itakoresha, yakoresha umwana ikamukoresha ibintu bizima, yakoresha umukuru ikamukoresha ibintu bizima. Kandi biha agaciro kubera ko ni nabyo twahise dukomerezamo kugeza n'uyu munsi. Ni nk'uko muri make. Urakoze cyane, kugira ngo abantu bumvishije background yawe mu ncamake. Uzagushaka ikindi gihe uduha ubuhamya burebure kuri ibyo ngibyo ko biraryoshye. Twakoze ibintu bikomeye, Imana yaratwiyeretse kabisa. Noneho nifuza kumenya inzozi zawe simvuga z'ubwana, nize zari dreams zawe, wifuzaga kuzaba icyo ubundi igihe wenda watangiye gukura, ugatangira kudreaming, ugatangira kugira inzozi. Wumva wifuzaga kuzaba iki? Mu by'ukuri kubera background yanjye, aho navukiye naho natangiriye amashuri yanjye abanza, ndetse nanahatangira yisumbuye mu wa mbere, ndetse n'igihe nageze i Bujumbura ndi muri segonderi mu wa 2, mu wa 3, mu wa 4,
ndetse n'igihe navuye i Bujumbura nza mu Rwanda mu wa gatanu mu wa gatandatu ngera naho ninjira kaminuza simbeshyere kuri kamera nta nzozi nagiraga simbeshyere kuri kamera nta nzozi nagiraga numvaga nta kintu natekerezaga ngo mvuge ngo ndashaka kuzabijya kwari ukwiga tu nindangiza kwiga agronomy nkuko niga agronomy nzakore mu bintu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi nimbona akazi muri lab nkoreyo nimbona akazi muri Minagri nkoreyo cyangwa se nimbona akazi mu yandi makoperative y'abahinzi n'aborozi nkoreyo ni nk'ibyo gusa nta kindi natekerezaga kijyanye no kumva mfite inzozi zidasanzwe gusa hari igihe inzozi zaje kandi nta nubwo ari kera ni vuba ngaha rwose sinabesha nibwo natangiye kumva ngize amayerekwa avuga ngo ndashaka kuzakora ibi nkazagera kuri ibi ngibi ni mu myaka ya vuba ubwo nabwo rero nagize amahirwe ntumirwa muri conference ahantu i Nairobi ngezeyo tugira ibihe byiza turangije umugabo umwe w'inshuti yanjye witwa Charles Mwungura ampa igitabo amaze kumpa igitabo ndagisoma cy'umugabo umwe w'umunyamerika wo muri Bahamas ndagisoma maze kugisoma numva ubwo wararangije kaminuza already nararangije kaminuza mfite n'umugore sejo bundi nejo bundi abantu bamaragira ngo nejo bundi simbabeshe ngo wenda ngo ndi umuntu wakuze ngo ngira ngo amavision nta mavision simbabeshe nta mavision nakuranye nakuze nyine ndi umuntu ukuze tu mbona njya ku ishuri nk'abandi gutyo okay ejo bundi rero ndi umugabo mfite n'umugore nibwo icyo gitabo natangiye kugisoma ndagisoma ndakirangiza ndongera ndagisoma ndakirangiza numva ntangira no gusobanukirwa ahubwo Ben nindi njyewe ndinde ubundi ni ibiki nshoboye ni ibiki mfite muri nge nk'ubushobozi potential zindimo ntangira kugenda mbyumva none ntangira no kugenda nsobanukirwa icyo Imana yandemeye ntangira kugenda mbyumva noneho nza kubabazwa noneho n'iminsi yose maze ntazi ngo ndinde navutse kubw'uwuhe mugambi Imana icyo nshakaho ni igiki ese ni izihe mpano Imana yampaye zimfasha kuzuza umuhamagaro yampamagariye ibyo ngibyo ntangira kubisobanukirwa noneho maze kubisobanukirwa rero nibwo navuze no okay ubuzima bwanjye ndimo ndeba gutya ubu ndahindutse ngiye gutya kuko ngiye gutangira kwinjira mu muhamagaro ntangire noneho nkorere mu mpano Imana yampaye numva ndasa n'umuntu uhinduye noneho ntangira noneho no kugira iyerekwa vision ejo bundi vuba ngaha ndi umugabo ungana gutya mfite n'umugore ya Ben uri umuririmbyi kandi icyo gihe cyose icyo cyose si ikibazo nirwa nkubaza kuko abantu benshi babikubonamo si ibintu wenda byaje ejo kuva icyo gihe cyose wararimbaga ndibaza none icyo nkubaza ni iki ntabwo wigeze uhuza ubuzima bwawe no kuririmba nk'umuhamagaro muri icyo gihe mbere yo gusoma igitabo nyuma igitabo turaza kukigeraho wararimba just gutyo gusa utumva ngo nzarangiza ryari nzabigumamo sinzabigumamo ntakubeshe rero ntakubeshe nararimbaga just pour kuririmba nyine kubera ko ndi umwana cyangwa ndi umusore w'umukristo nkumva ko nyine ngomba kuririmba mu rusengero dahere sinakundaga no kuririmba njye nakundaga gucuranga nakundaga gucuranga nkumva nibyo nshaka kwiga cyane nkabiha umwanya nkabikora kuririmba nkaririmba ariko ntahaye iyo mpano agaciro cyane muri njye nuko imyaka yose nahereye muri Sunday School muri Kongo ku Gihuha nibwo nahimbye indirimbo ya mbere ni nko muri 90 kuko nari muri Sunday School nibwo nahimbye indirimbo ya mbere indirimbo maze kuyihimba umwana umwe ni data wacu arambona ndimo nyihimba ngo nze kuyigisha muri korali ahita atera akaboko ngo iyo ndirimbo ngo ntabwo ari indirimbo ngo namwiboneye njye nyine ngo arimo yifonda wenyine ngo ntabwo ari indirimbo ahita arayanga abaririmbyi bahita bavuga wafonze indirimbo barayanga kuko urebye icyo gihe ntabwo twari tuzi ko izi ndirimbo zose twumvaga ari abantu bazihimba twajyaga twumva indirimbo z'abatanzaniya z'ibiswahili twumva indirimbo z'ibipfurero ntitwari tuzi ngo izi ndirimbo abantu baba inspired bakazihimba noneho rero nafonze yanjye gutyo barayanze bamaze kuyanga impano yaje gukomereza i Bujumbura turahimba indirimbo hamwe n'aba Joseph Muhodari ari muri Kenya Pastor Eric Rugenerwa nawe ari muri Kenya
icyo gihe yari ataraba umupasiteri, tubana ari twe ba konditeri b'ikorari ya Methodist Bujumbura, ariko twakoze itsinda ryo guhimba indirimbo, duhimbira hamwe, impano turagenda ziraguka, twese zigenda zaguka, bamwe bakandika natwe tugashaka amamelodi, ibintu nk'ibyo turabikora. Mu by'ukuri impano zigenda zaguka, ariko ibyo byose nabikoraga nyine nko kubikora tu, kubera ko ndi umukristo, mba no mu rusengero turi mu makorari, nkabikora gutyo nyine, kumva ko ngomba kubikora nk'umukristo. Ariko ntabwo nigeze mvuga ngo ibintu mbisanishe n'ubuzima bwanjye, mvuga ngo ibi birashobora kuba career y'ubuzima bwanjye, nkazabikora nkazabisaziramo. Ibyo sinabitekerezaga, byaje ejo bundi maze gusoma icyo gitabo. Wibaza ko biterwa n'iki mbe? Ndavuga noneho urumva hari impano zigaragara, sibyo? Nk'impano zo kuririmba cyane cyane, izo ni impano zigaragara, ariko nanone hari impano umuntu agira muri we ariko zitapfa kugaragara, aba afite muri we. Noneho nkibaza niba byarageragaho wowe uri umuntu ufata mikoro ukaririmba, ariko ukumva utabihuza n'ubuzima, ukumva umuhamagaro wa kandi ari umuhamagaro ugaragara n'amaso, utawuhuza n'ubuzima. Noneho nibaza how much wa wundi we ufite wa muhamagaro utagaragara we noneho azabimenya ryari. Noneho nkibaza ikibazo cyanjye kikaba iki, wibaza ko biva kuki n'iki? Ngiye ko ntekereza ko umuntu aba abuze niba ari umwuka w'ubwenge no guhishurirwa kugira ngo umuntu yisobanukirwe. Kuko urebye kugeza n'igihe naje no muri alarme, nageze muri alarme ariko mpagera numva nshaka kwinjira mu bintu byo gucuranga, ariko mfite ya mpano yo kuririmba. Noneho ndanashimira cyane umugore wanjye, Imana imuhe umugisha n'amahoro. Amen. Ndamukunda cyane kibasumba. Imana imuhe umugisha n'amahoro. We n'abana be n'umugabo we. Noneho umugore wanjye rero namusanze muri alarme, ariko tutari fiansa, nta gahunda yo gushaka nihari. Noneho kubera ko yigeze kubona indirimbo nakoze, nashatse gukora indirimbo ku giti cyanjye, ariko nyine nabyo kubikora atari kuvuga ngo hari iyerekwa rinini mfite muri njye, kumva gusa ko nahimbye akaririmbo reka njye muri studio kugakora. Noneho njya kugakorera kwa Mima, ubwo njya mu rugo iwabo kwa Bakibasumba. Mima niho yakoreraga bagituye Kacyiru. Ndakoze indirimbo, umaze kuyikora Kibasumba yumva indirimbo, nyine ndi muri studio mu rugo iwabo, ndimo nsohora indirimbo na Mima. Yego. None abonye nje muri alarme, ahita abona nyine yibuka ko ndi umuntu w'umuririmbyi, agatangira noneho kunyumvisha ukuntu ntagomba gukunda ibintu byo gucuranga cyane byonyine ngo ari byo developer. Atangira kunyumvisha, niyo mpamvu mvuze ngo Imana imuhe umugisha n'amahoro, kandi niba umuha nyirwa nanjye nyine mbiboneramo nanjye ibiwumpaye. Noneho atangira noneho kunyereka uburyo ki mfite n'impano noneho yo kuririmba kandi nakomeye, ntagomba kuyipfusha ubusa, ngomba kuyidevelopa. Atangira kubinshyiramo ariko ntabikunda. Twajya kuririmba mu kanogo, agahita apanga indirimbo imwe ngo ndi buririmba, akayimpa ngo nyitere, ariko nkumva ndashaka gutera indirimbo ndi nk'inyuma nko kuri rido, njye nko kuri rido singaragara imbere y'abantu ngo ndimo gutera indirimbo, kuko sinari nanabimenyereye pe. Stage sinari nyizi, sinanizi guhagarara imbere y'abantu ngo nyobore indirimbo. Narahimbaga nkababwira okay nayihimbye, mushaka umuntu uyitera, njyewe ndigira hara mu bacuranzi tujye gucuranga cyangwa mpagarara inyuma mu baririmbyi. Arabinkundisha atangira kujya mpata indirimbo, ariko naririmba nkabona nukuri atari ukwirarira, nkabona abantu barafashijwe. Yego. Akasa wa mugani wabona mfite impano yo kuririmba, njya nsuzugura. Nuko kugera igihe nyine muri alarme, navuga ko alarme ariyo yamfashije no kumenya ko yambereye nk'umubyeyi, imfasha kumenya cyane mu by'ukuri ko nibyo byo kuririmba nshobora kubikora. Noneho ngo bikubitireho n'icyo gitabo nasomye, ibintu biba amahwimita, nsanga noneho impano ndayifite, ngomba kuyidevelopa. Noneho ntangira rero ibikorwa byo kuyidevelopa. Navuga rero ko umuntu arashobora kuba afite impano mu by'ukuri, ariko hakenewe umwuka w'ubwenge n'umwuka wo guhishurirwa, ukabasha kumenya ko iyo mpano ifite, noneho ukayiha umwanya, ukayidevelopa, ukayagura. Imana igihe umuntu impano ni nk'urubuto nyine ibiguhaye hariya, ibikeneye ngo ugire icyo uyikoraho, kugira ngo impano ibe developed, noneho ibashe kwaguka nyine ibe nini cyane, igere no ku bantu benshi, ifasha abantu benshi, igire n'umusaruro mwinshi. Murakoze cyane. Ababyeyi nabo bafasha abana
kumenya impano mu gihe hari umubyeyi wasobanukiwe icyo umwana ashoboye yamufasha, nacyo ntekereza ko nacyo kiri mu bintu. Yego cyane, ni n'ibintu bibi cyane byangiza n'ubuzima bw'umuntu. Iyo utabasha kumenya impano zawe ngo uzigenderemo arizo ukoreramo, urangire gukora ibindi bintu bitari ibyawe. Urabona nk'iwacu aho twavukiye muri Kongo, noneho wasangaga batubwira ngo kubera ukuntu batakonsideraga ibintu by'umupira, n'umupira w'amaguru, baratubwiraga iwacu ngo gukina umupira ni icyaha. Kubera iki? Kugira ngo bakumira abana gukunda umupira no kujya mu mupira cyane. Ariko ahandi hantu umupira ni impano ikomeye inatunze abantu, itumye baba bakire, baba abaherwe. Urumva? Ariko twebwe iwacu baratubwiraga ngo ni icyaha. Njya kwiga ubuhinzi n'ubworozi, ntabwo ari njye wahisemo kwiga ubuhinzi n'ubworozi, bampitiyemo barambwira ati genda wiga agronomy, ni nziza, iri ku isoko, bimeze gutya na gutya, bimeze gutya na gutya, bampitiramo. Ntabwo ari njye byaturutseho. Rero gushaka gufasha umwana cyangwa nawe ubwawe gusenga Imana no kumva ubihaye umwanya, ushaka kumenya mu by'ukuri ibiri mu mpano zawe, ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ni nacyo kintu cyonyine wakora kikakugeza ku kintu gikomeye. Ikindi kintu icyo ari cyo cyose ukora kitari icyawe ntabwo kizazana umusaruro, ntabwo gishobora kuguha umusaruro ungana n'ibyo wakorera mu mpano zawe. Ikindi biguha gukora wishimye. Iyo urimo gukorera mu mpano urumva ukora ibintu ukunda, ukora ibintu bikubamo. None muri kwa kubikora ubikora rero wenjoyinga, ntabwo ubikora nk'ukora akazi gasanzwe, ubikora wumva hari ibintu bikunejeje, ugakora ibintu nk'akazi ariko kandi bikunejeje. Ibintu bitatu watubwira ko byafasha umuntu kumenya we umuhamagaro we, impano ze, ibimurimo, nk'ibintu bitatu niba hari ibyo ubona kuva aho wowe umaze kumenyera umuhamagaro wawe kandi ukanamenya igihe wabanye nawo utawuzi wumva atari wo muhamagaro wawe, ni nk'ihe nzira waha abantu? Njye numva uvuze bitatu, ariko nahise mu mutwe mbihise hazamo bibiri, ariko wenda ari cya gatatu nagishakisha. Icya mbere mu by'ukuri njyewe ndi umukristo, nizera ko umwuka Imana ijya iduha iyo tumaze gukizwa, nka kwa kundi Pawulo yandikiye Abefeso ababwira ko nyine tumaze gukizwa Imana ijya idushyiraho ikimenyetso cy'umwuka wera, kandi uwo mwuka ni umujyanama, ni umwigisha, ni umwarimu. Umwuka w'Imana ajya akubwira, akakubwira ati ariko uzi n'ikindi, dore ibi ngibi nibyo ushoboye, ibi nibyo ushoboye, genda utya, kora utya, gira gutya. Umwuka w'Imana rero arahishura. Iyo umuntu asenze umwuka agakorana n'umwuka w'Imana, umwuka w'Imana ajya amuhishurira ubushobozi bumurimo. Ikindi cya kabiri kandi gikomeye cyane, ni uko umuntu abasha guhishurirwa ibimurimo bimuturutsemo wenyine. Urareba ukavuga ati ariko mu busanzwe nkunda iki mu busanzwe, iyo ni iki njya nkora nkumva ndimo ndagikora nishimye mu buzima bwanjye. Ntange kuva kera navuye mu minembwe kwa sogokuru, ngo nzi iwacu, nsanga iwacu baguze za gitari, nsanga hari umugabo wari uvuye hano mu Rwanda ngo ni Kanyeshyamba, yatangiye kwigisha ba grand frère ibintu byo gucuranga za gitari. ngo mpagere mpita numva ibintu byo gucuranga byinjimo, ntangira kujya ngira gutya ncuranga binzamo, ndabikunda kumva icyo gihe nese nkunda ibintu byo gucuranga, ku buryo nyine nta kuntu bari kumbwira ko ibintu byo gucuranga atari ibyanjye, bitari mu mpano zanjye, ibintu byo kuririmba bitari mu mpano zanjye, nahise mbitangira, n'ubu ndabikunda. Sibyo? Ikindi rero gikomeye cyane kiri no mu mpano zanjye, ubundi njyewe nkunda kamera. Iyi kamera dore irimo kumfilima, iyi kamera irimo kumfilima, ndayikunda kuva kera kose, nahoze numva nshobora kuba photographe. Nkumva nshobora kuba photographe. No, abantu mushobora kundeba wenda muratekereza ngo wenda ibyo ntabwo ari ibyanjye, ariko nkunda kamera. Yewe nkunda kamera, n'ikimenyimenyi naguze kamera ya mbere, maze kuyigura barayinyiba. Bamaze kuyinyiba ndagenda ngura indi kamera ya kabiri, nyimaranye amezi 3 barayinyiba. Ikimenyimenyi ndagenda nshaka amafaranga, noneho nyagujije umuntu, ndagenda ngura kamera ya 3. Iyo kamera ya 3 naguze narayikoresheje, niyo naherutse mitamva mu mwuga wo gufotora no gufilima. Ariko iyo kamera niyo yakoze bwa mbere live streaming mu itorero rya Foursquare.
amen. urumva tuzanye gahunda ya live streaming muri Foursquare nta kamera bari bafite njyewe mfite kamera ntakiyikoresha cyane noneho niyo yakoze mu minsi mike bagenda bagura izindi zabo gutyo nakundaga kamera n'umugunda nayikunda n'ejo bundi ahangangiye gusubira mu bintu bya kamera muri make muzajye mu mpebera kandi yamamaje niyamamarije kuri channel itari yanjye mu mbabari ariko icambere ni kumva ibintu bikubamwo ukunda ikintu ukunda kuko ibintu ukunda burya nibyo nyine bikurimo nibyo byawe ikindi cya gatatu ushatse ntacyo bitwaye no kubaza abagenzi bawe no kubaza inshuti kubaza abagusurroundings ukajya babwira ariko mwebwe iyo mundeba mujya mubona nashobora iki mujya mubona nshoboye iki cyangwa wabaza ababyeyi bawe wabaza abavandimwe bawe mu bana kuko hari abantu baradisayininga umuntu bakamenya ngo uyu muntu ashoboye iki umuntu yakora iki wabaza ariko kandi na mbere y'uko ubaza wowe wicara ariko nawe banza ureba ukavuga ariko mu bisanzwe ibi ni ibiki njye numva nkunda kandi iyo mbikoze mbikora neza nkabitunganya ni ibiki wamara kubimenya uzamenye ko ibyo bintu biri mu mpano zawe kandi biri mu by'Imana yakuremeye hari abantu bazi gushushanya bakunda gushushanya usanga ahantu hose yicaye arimo arashushanya arashushanya rero nk'uwo muntu ntacyo bitwaye ugiye kwiga ibintu bya design ntacyo bitwaye gukora ibintu bya design uhita wumva ko ari ibintu byawe kandi niyo ubigiyemo ubikora neza ni nk'uko ngiye mbitekereza ubwo ibintu bitatu icya mbere Imana ishobora kuguhishurira impano zikurimo icya kabiri wowe ubwawe icyo ukunda kandi iyo ugikoze ukagikora neza icya gatatu abantu nabo bakubwira bo kuvuga impact cya kintu ukora kigafasha abantu cyangwa abantu bakabibona koko kugifitemo ubuhanga bakikubwira kandi ibyo bintu ukora bitatu nibaza ko bihuriye ku kintu kimwe turagufashije cyane wowe utaruzi icyo impano zikurimo kandi ni byiza abantu gukorera mu mpano zabo Ben tugana ku musozo umuntu kuri wowe kugira ngo umwite umugabo mwiza mu rugo ni umugabo ukora iki? kuba umugabo mwiza rero harimo ibintu bitandukanye icya mbere ubaye uri umugabo uprovidingira urugo umugabo uri responsible wita ku rugo rwe uwo mugabo ni umugabo mwiza uwo mugabo aramutse afite karagita nziza umugabo usabana urenga urugo rwe akinjira mu baturanyi akinjira aho atuye aho akorera akaba ari umugabo ufite karagita yifuzwa umugabo ufite karagita rwose ukavuga umugabo ni imfura yaba atari n'umukristo ariko ni imfura uriya mugabo ni umugabo mwiza ntiyakubwira ikinyoma ntiyaguhemukira ntiyakuriganya uriya mugabo afite karagita y'abantu bazima uwo ni umugabo mwiza noneho uwo mugabo aramutse arushijeho agakizwa akamenya Imana muri we akaba atunze Imana akaba afite iyo karagita akaba ari umugabo wita ku rugo akaba ari umugabo ukunda kandi usabana n'abo baturanye ni ukuri uwo ni umugabo mwiza ni nk'uko mbyumva akodingi wowe ni umugabo mwiza kuri wowe Ben imico itanu wanga ku muntu ni iyihe? simbizi wenda niba ndi buhita mbona itanu ariko urabona hari ukuntu umuntu abazwa ikibazo agahita wumva ikintu gikubise igisubizo cya mbere kije igisubizo cya mbere kije nanga ku muntu ni ukwikunda buriya hari umugabo wanditse igitabo icyo gitabo nasomye nakubwiye cyampinduriye icyerekezo hari ahantu yigeze avuga uburyo ki umuntu ataremewe we ubwe avuga ko umuntu yaremwe ashyirwamo n'impano Imana imutuma ku isi kugira ngo abashe kugira umukoro akora afite icyo Imana imushyiriye ku isi gukora kandi icyo kintu ngo ntabwo cyaziye kugira ngo kibashe kumudevelopa we ubwe cyaje kugira ngo kibashe kuburesinga abandi bantu ni ukuvuga ibyo nkora Ben hari abantu benshi bishobora kuba byarahinduriye ubuzima hari nk'umuntu ujya umpamagara akambwira ati Ben dore ngiri turo indirimbo wakoze yimeze
meze gutya yampinduriye ubuzima, yansanze nihebye. Hari umuntu wigeze kumbwira ngo yagiye mu ibagiro bagiye kumubaga, kandi bagiye kumubaga ari muri Amerika, bamubwira ko iyo ndwara arwaye nta muntu barayibaga muri ibyo bitaro ngo abeho, therefore ugiye gupfa. Arabimenya ko agiye gupfa, ahamagaye umugabo we hano muri Afurika, aramubwira ati nsize umwana kwa mukuru wanjye, uzanderera umwana neza. Barasezerana, birarangira, ajya mu iseta. Ageze mo ahurirana ngira ngo n'indirimbo twari twakoze Yesu arakora. Arebye kuri YouTube imbere yuko ajya kubaga, ayigiriramo kwizera, ayizamukiramo. Baramubaga, bamubaga amasaha 16. Niba mbyibutse neza ari atari 12 yambwiye. Ariko ikimenyimenyi cyuko atapfuye nuko ari bo bazumbwira amakuru. Niwe wari urimo ambwira amakuru. Yego. Urumva? Rero ibintu dukora bibereyeho abandi. Niyo mpamvu tudakwiriye kwikunda ngo twirebeho cyane. Ikintu cya mbere nanga vraiment ku muntu nuko umuntu yikunda akajya ahora yitekerezaho wenyine. Kwikunda ni byiza, ariko na Bibiliya ivuga ngo dukunde bagenzi bacu nkuko twikunda. Bivuga ngo kwikunda Bibiliya irabyemera. Twikunde ariko twongereho n'abandi bantu. Nitwumve ko ibintu byose twakomeza dukurura twishira. Okay. Ikindi kintu cya kabiri nakwanga ku muntu, ni umuntu ukora ikintu giteye isoni, ingeso mbi ishobora kumuteza isoni. Ndebera nk'umuntu w'umugabo nkanjye, Imana yagiriye neza ikanyubakira urugo ikampa n'abana. Ndebera nagiye mu businzi, ugasanga ndimo ndakora igikorwa runaka kigayitse ahantu muri public, tujya tubibona. Umusinzi se ntimujya mubona ibintu byinshi bakora, kandi inzoga zamara no kumuvamo akigaya. Reba nk'ibyo bintu, gukora ikintu kigayitse kikugayisha, gituma abantu bavuga atari ku uyu muntu bitebye, iki yakoze kino kintu. Umuntu ukora ikintu kibi gituma abantu bamwibazaho, ikintu giteye isoni, gituma abantu batangira kugira ama comments. Niba turi abantu mu by'ukuri tubereyeho abandi, nditwara uburyo kibutuma umuntu atabona impamvu ituma abona ibyo amvugaho byinshi. Isindi ngeso ntangamuka byaramwe. Turekeraho imico ukunda ku muntu. Imico nkunda ku muntu ni umuntu ukunda abantu. Umuntu ukunda abantu, noneho yaba ari umuntu usenga ukunda Imana, byo ni umuco uri hejuru y'ibindi byose. Yego. Gukunda Imana no gusenga ni umuco mwiza, ariko noneho gukunda abantu, ugasabana n'abantu, ukagera ku mushiha, ukareka kurakara. Nkanjye sinkunda kurakara pe, ndakara gake gashoboka. Ukuvuga uri umuntu mwiza usabana n'abantu, umuntu w'ibyishimo, ukunda abantu, uwo ni umuco mwiza. Cy'ubuzima bwakwigishije be mu myaka umaze? Cy'ubuzima bwanyigishije Mana yanjye, ibibazo ndabishoboramo kabyara. Icy'ubuzima bwanyigishije, ubuzima nyine bwose. Icyigisho cy'ubuzima. Icyigisho. Lesson nakuye mu buzima. Mana yanjye. Reka mbivuge muri ubu buryo. Icy'ubuzima bwanyigishije, ahantu hose nshobora kugera, mpagezwa no gukora, mpagezwa n'amaboko yanjye. Ubuzima bwanyigishije gukora. Umuntu wese wageze ahantu hakomeye, umuntu wese wageze ku bintu bikomeye, ibintu bihambaye, umuntu tujya tureba nk'icyitegererezo nk'umuntu uhambaye, ntabwo ari umuntu w'umunebwe, ntabwo ari umuntu ushize amaboko mu mufuka, ntabwo ari umuntu utagira ibyo yitaho, ntabwo ari umuntu uri aho gusa. Ni umuntu wasobanukiwe kandi agakura amaboko mu mufuka, akamanuka agakora. Kuko Bibiliya ivuga ko Imana igiha umugisha imirimo y'amaboko, ntigiha umugisha igitekerezo. Imana igifata igitekerezo cyavuye mu bitekerezo cyamaze kuja muri into action, Imana ikakiblessinga. Rero icyo ubuzima bwanyigishije mu abantu, nzagera kure. Njyewe Ben ndabizi nzagera kure, ariko nzahagezwa no guhaguruka ngakora. Yes. Arakoze cyane Benjamin Serugo, Imana imuhe umugisha cyane. Duhanye inyigisho nziza, mu bibazo twakubajije uradusubiza, duhaye ubwenge. Imana iguhe umugisha. Be blessed a lot. Turi kumwe n'ibindi biganiro n'ibindi. Abakunzi bacu mushonje muyishiwe.